Iyi ni radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri Sanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi ndaha ijambo bamwe mu bantu bamaze iminsi mwanditse mutegereje ko mbahamagara kugira ngo murangishe abanyu mwaburanye nabo. Muri iki kiganiro kandi turajyana urumuri rw'ibyishimo i Muhanga, ahari umuryango wari umaze imyaka 27 warabuze umwana wasizwe n'umubyeyi wamwibarutse agahita yitaba Imana. Iki kiganiro Agasaro Kaburaga cyabaye ikiganiro cy'abana, aho ababyeyi bababuze baza kubashaka, aho abana badafite ababyeyi nabo baza kubashakira. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Kuvuka ugakura nta mubyeyi n'umwe kandi warabyawe, kuvuka ukabaho ufite umwe warabyawe na babiri, uhora wibaza aho yagiye. Wasohokana n'abandi bakagukwena bavuga ko nyoko atakowe. Imenya bayo Jean Eric afite imyaka 23, arashaka se wamubyaye, atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Rusheshe, umudugudu wa Rusheshe. Ikintu kinzanye, ndashaka nawe gushaka umubyeyi wanjye ntarabona cyangwa se nabuze, akaba yitwa Mvutse Damiyani, akaba avuka ku Gisenyi cyangwa se abita Ngororero. Nkaba ndi umusore wa 23 ariko kuva navuka ntabwo ndamubona. Mama wanjye yitwa Nyina Jeannette, bahuriye muri Kigali, nyuma baza kuburana, nyuma nza kuvuka ntabwo nagiye kumubona kuva icyo gihe, kuva navuka ntabwo muzi. Kuvuga ngo mama ajya ambwira ko yari afite umuvandimwe we wanyine, afite umuvandimwe witaga Tembo, bakundaga kumwita, ariko bazanye nyakora akaba yitwa na utavuga Telefone, niko umuvandimwe yitwaga. Nuko nyakuru wanjye ubyara papa akitwa Esperance, sokuru ubyara papa akitwa Kabubwira. Niyo makuru umuntu yamukuyeho n'abanzi, nta yenda ngiye kumva kugiye nyine, ntabwo namakuru hagije mu cyitwa cyane kumenya niba ariho cyangwa se niba atariho. Ndashaka kumenya kugira ngo mfashe bakanza ko namenya amakuru ye, ko nta makuru hagije mu cyitwa cyangwa se niba yaba akiri kuri iyi. None se mama wawe niba ari waguhaye ayo makuru ya mbere, ni nayo yakomeye, niwe uzi uwo bakubyaranye, yakubwiye impamvu yamusize akagenda ntarebe inyuma? Yarambwiye ngo hari 99 ngiye nibwo navutse, gihe hariho ibintu by'abacenye niko mushambwira. Nyuma rero ngo barimo barubaka isoko, hano bakanyine ngasuzugura umugore w'umufande, ariko ari kwicika kwa aho ngaho amusuzuguye. Nyine umugore w'umufande nimugoroba ngo bakubaza kumufata, bamujyana aje kumufunga, ntabwo bongeye kuva mu munsi asaborana gutyo. Nyuma kwa wanjye yampaye. Ni ukuvuga yuko papa wawe ashobora kuba magingo ya afunze atari ingororero. Amakuru aho ngayo, nimba yarafunguwe, nimba yaragumye muri gereza twumufunze, ntabwo namenye ko yaragumye mu amakuru aho ngayo yonyine. None se gusuzugura umuntu byatuma umuntu afunga imyaka 23? Nkurikije ku mama wanjye arimbwira baganye n'ibitari grave ku buryo yaguma mu imyaka myinshi, aho yagira ngo nawe ndamenya amakuru ndaba kiriho, kandi ashobora kuba atazi ko yanabyaye, ko yagiye mu nda y'amezi 2, ko makasha ko atazi ko yanabyaye wenda. Wenda n'umutamushatse agasanga atazi ko nabone yabyaye, atabifite amakuru ahagije, akatubona ngendwa nyenza ndamwishakira amenye ko wenda umuhungu we yabyaye nahari, kwasha kuba atazi ko wenda afite n'umwana. So bose mu nda y'amezi 2 nta makuru ahagije ko nyine umwana ushobora kuba umufite. Birumvikana. Yego. Mama wawe akubwira ko yakoraga yubaka isoko, yari umufundi, yari umuede, nakaye kazi yakoraga? Wanjye yari umuyede usanzwe, nyine gukora ku nyine hanze tudafite gasanzwe ku buyede busanzwe. Akaba akomoka mu Ngororero. Aho bitaza mbere bayitaga Gatumba, niho akomoka, Gatumba. Nta kintu mama wawe yakubwiye kimuranga? Yakubwiye ko papa wawe Musa yakurebye arakubwira ati ufite uruhanga nk'urwaso, yakurebye akubwira ko ufite injya nk'izaso,
niki mama wawe yamukubwiyeho ku buryo ntaho mvuke aramutse yiyumvise yavuga ati uwo bavuga ni jyewe, n'uwamwumva uzi ko yakoze i Kigali muri 1999, uzi ko ashobora kuba yaranafunzwe amasaha makeya, niba yarafunzwe koko, ku buryo umuntu yamwumva akamumenya. niki mama wawe yamukubwiyeho? umaze mubako dusana papa wanjye cyane. Ikindi kandi mama wanjye ni mugufi, ariko njye ndi muremure. Ajya mbwira ko papa wanjye tureshya, kubera ko nayo yari muremure, papa wanjye nawe yari muremure. Ikindi ambwira ko papa wanjye ari umugabo muremure nyine wirabura w'urukara, uko ndavuga amagambo makeya ashiraga muke cyane, ukajya mbwira. Ariko muri make avuga ko dusa tunareshya, ko ndi muremure mu Rwanda musumba cyane. Yigeze akubwira ko yagiraga indekwe ndende ku buryo asuzugura n'abatagomba? Nyine yafungaga umutwe, niko abantu babyita, niko nabitumye ku nyine imvugo nyine y'ubungu bigezweho bakora gufunga umutwe. Ariko yego, Imenya Bayo ni mama wawe waguhaye iryo zina? mama wanjye Imenya Bayo Jean Eric, mama wanjye wabinyise, kuko nyine navutse papa wanjye adahari, uzaba muri nitse mama wanjye amazina niwe yanyise. Mama wanjye yitwa Nzafasha Jeannette, akaba avuka aho bita Cyangugu, rero niko bahitaga ubu ngubu habaye muri Nyamasheke. None Imenya Bayo, niba papa wawe ariho akaba ari mu ngororero, cyangwa se ashobora no kuba aho ngaho i Kigali yarahagarutse, ashobora no kuba n'ahandi mu Rwanda, u Rwanda ni rugari, aramutse akumva umwana w'imyaka 23 amubwira ko ari uwe, ariko se wowe niki kintu umushakira, niki kintu ushaka kumubwira? Usigaranye iminota 2, nayo ntabwo yuzuye neza, ariko koresha kino gihe nguhaye usigaranye kugira ngo ubwire ijambo ry'umwana, ubwira se wamubyaye, umubwira icyo wifuza kumubwira. Impamvu umushaka cyangwa mushaka kumubona nuko bambutse nasuzuguye cyane, nitwe ikinyendaro, umwana utazi, umwana w'umugabo w'imbwa utarezwe na se, bituma ngira umuhati yandabona umuntu bita ngo ni imbwa, bita ngo yagiye mwana aramuta, ati naye ndamubone, kuko nubwo bavuga ngo ni imbwa kuko yantaye, akombaga ntibishima nawe cyane kuko yarambyaye, kandi kuvuka kwa nyina nawe nyine yabigize uruhare. Uze ngo nubwo ntamurinda mukunda cyane, kandi nshaka kuzamubona nkabona umuntu ko dusa cyangwa tunareshya. Ikindi kandi kuva navuka nta muntu ndika izina ngo papa. Uze ngo ushaka kuza basi kumamagara ngo papa, kuko ntabwo nabitoye, ntabwo nemenyereye kuvuga izina ngo papa, kuhamagara umuntu. Uze ngo mfite inyota n'inzara yo kwita umuntu izina papa. Ikindi kandi niba nawe nyumva yumve ngo umuhungu we Eric aramukunda kandi aramutegereje, kandi isaha yaziraho, ntabwo yona agatinye kuba yari umwana abye ntamurere cyangwa bitera isoni. Ndamukunda kandi ndamutegereje, kandi yaza yambona ndacyahaje aho ngeze njye namubwira. Uri umwana nyamwana, uri umugabo, uri umuntu, birashimisha kumva ubabarira umuntu utazi, ugakunda umuntu utazi, ariko ukemera ko yagize uruhare mu kurema, kugira uwo uriwe. Ntabwo uzi impamvu atahabaye, ntabwo umucira urubanza wifuza kumubona, kandi ukamwereka ko utewe ishema no kumugira nk'umubyeyi, ukamwita papa, nk'uko abandi bana benshi baba bashaka kugira uwo bita papa. Ariko ngushimire ko utaciwe intege n'abagukwenaga bagira ngo ntabwo uzaba uwo uriwe kubera yuko udafite papa hafi. Ndagushimira cyane ubwo butwari wagize, ukomeze ube intwari, kandi ukomeze utegereze. Umuntu waba wumva Ijwi ry'Amerika muri aya masaha mu kiganiro Agasaro Kaburaga yaramenye umuhungu, ubu ni umugabo witwa Ntawumvukiye, akomoka mu ngororero, ariko yari i Kigali muri 1999. Niba waramumenye mwarakoranye ku ishante mwubaka isoko aho ngaho i Kigali, ukabuzi irengero rye, ukabuzi aho aherereye, hamagara ikiganiro Agasaro Kaburaga, dushobore kumuhuza n'umwana we Jean Eric Imenya Bayo. Jean Eric Imenya Bayo rero ndagushimiye, ndagukomeza, ukomeze utegereze wizeye, kandi wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga. Gira amahoro. Mwakoze cyane nawe n'imigisha, kandi mujye muhamuronka. Urakoze cyane. Agasaro Kaburaga. Imyaka isaga 30 igiye gushira, Alphonsine Niyonizeye atandukanye na mukuru we Antoinette Umurungi, basezeranyeho nta matage agaragara biteye. Turi mu mwaka w'1993.
Antoinette Umurungi yaramaze kurushingana na Emmanuel Mutaharugamba bari mu Bubiligi. Niyo nizeye ari mu Burundi aribaza icyabaye kuri mukuru we. Atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, umudugudu wa Gasharu. Nguyu mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Kinzanye hari umuvandimwe nabuze ndashakisha mukuru wanjye yabaga mu Bubiligi, bafite umugabo bakorana mariage mu rusengero rw'Abangilikani ahantu bitaga kuri cafe y'Abarundi, ariko icyo gihe twabaga i Burundi. Niho yagiye hariya muri 1983 aba yarashaka arabyara. Nuko nyuma muri za 1990 bazaga kutubwira na kabiri umugabo we aza no kubisura i Burundi Bujumbura. Nuko nyuma amara nk'icyumweru asubira mu Bubiligi. Nuko nyuma muri za 1993 nibwo mukuru wanjye ambwiraga ati rero nashaka ko narigaga segonderi, ati ndashaka ko wazaza ugashaka prise en charge ukaza ukagenda duwanira ibintu by'amamodoka ibintu byinshi. Nuko ndayishaka ndayibona muri Sabona mu Burundi. Hashize nk'icyumweru Burundi yabyago perezida waho arapfa kandi adaye. Nuko ibintu bibaye ruvange ibibazo turabihagarika. Nuko kuza intambara yo mu Rwanda nayo irabaye 1995 turaje. Nuko ni nawe ndihiraga na Minerva iciye muri banki Bergoreze, banki Rambere, banki Populaire y'Uburundi. Nuko ibintu byose birahagaze. Nuko twongera kuvugana nta communication, ariko nyuma y'intambara tugeze mu Rwanda batubwira ko ashobora kuba yarapfuye, ariko akaba afite umwana witwa Jessica. Ko nagira ngo rero mumfashe tumenye niba bamwe bakambwira ngo yakoraga mu ngo yari afite cafe bita ku Barundi ahantu muri Ville des Étoiles mu Bubiligi. N'amalettre yabaga yanditseho Ville des Étoiles, sinzi niba nyuma barayimutse ntabwo mbizi. Nafite niba nuko twandikiranaga. Ubwo rero nagira ngo mufashe kubariza, sinzi na nyuma mu minsi ishize sinzi muravuga ngo mwigeze no gukora muri ambasade y'Abagande mu Bubiligi ibintu nk'ibyo. Bimwe byagenda kubwira ibyo ntiwamenya ahantu utarigereye ntabwo biba byose. Aramutse akiriho ko numva hashize igihe kirekire mutavugana, hari icyaba cyaratumye ahindura gahunda yari afite zo kugira ngo uze kumureba mubonane ndetse mukorane n'imishinga? Hari icyo wumva cyaba cyaratumye ahindura gahunda yari agufiteho? Nayo yahinduye kuko twahise tuza mu Rwanda. None se kuza mu Rwanda byari kubuza indege guhaguruka? Nta ndege zahavaga ziza mu Bubiligi? Nyine nta communication twongeye kugirana. Nicyo nshaka kukubaza, ni iki cyatumye mutongera kuvugana kandi muri abavandimwe? Aho ngaho niho nshaka gusobanukirwa. Nta adresse ye twongeye kumenya, nta telefone, nta. Wambwiye ko umugabo we yitwaga cyangwa se yitwa magingo aya Emmanuel Mutaharugamba. Uwo Mutaharugamba ntabwo yigeze atahana na rimwe i Rwanda ku buryo waba waramurabutswe aho ngaho i Kigali? Nani utubwira ko yamubonye nta gakuru na kamwe dufite. Niba Umurungi akiriho, amakuru yabakubwiye ko yaba yaritabye Imana akaba atariyo, niba kumva muri kano kanya muri iki kiganiro Agasaro Kaburaga, ni iki wumva ushaka kumubwira? Kuri baramutse bariho bose na Mutaharugamba nta kwishima cyane, ntakomera kwishima mbonye abavandimwe twabuze igihe kinini, kandi babaye batanariho nabwo byose no kubishima Imana. Kandi zaje bagirira neza Venuste n'ukuri mufasha abantu benshi. Imana n'ukuri dufashije nibura mukanaduza n'uwo mwana wakabayana n'amakuru niba hari n'ayazi byaba byiza. n'ukuri Imana y'umujeza igumugisha utagabanije cyane, igumugisha uzabona ijuru bazaribona. Imana bahumugisha cyane.
nawe ndagusabira kandi nzagufasha gushaka uwo muvandimwe wawe w'umurungi. yego murakoze cyane Imana ibahe. Agasaro Kaburaga. Hashize amezi abiri umwana w'umuhungu Aroni Mutangana aje hano mu kiganiro ashakisha umuryango we, dore uko yabimbwiye. Ngarangisha kumenya ababyeyi ba mama wanjye ni ba nyogokuru ba mama, ba nyogokuru banjye. Urashaka kumenya nyogokuru wawe na sogokuru? Nibo nshaka kumenya. Mama wawe yakubwiye abari bo? Oya, njye naravutse ndaje kuvuka idapfa. Nta papa wawe uzi? Papa wanjye ndamufite ariko ngo nawe ntabwo abazi kuko mama wanjye yiga ku ishuri i Kigali, ngo bari bihishe munuza mu mazu y'i Kigali bamenyana gutyo, ariko mama we yambyaye bo adahari ari ku rugamba. Bari bihishe mu mazu y'i Kigali ryari muri 1994? Za 1994. Hanyuma uwo mwana w'umukobwa aterwa inda n'umuntu uza kumbwira uwo ari we? Mu Butera, bamwita Butera Theogene. Butera Theogene niwe papa wawe? Niwe papa wanjye. Yahuriye he na mama wawe? Mama wawe yari yihishe he muri 1994? We yari yihishe ari i Remera. Yari yihishe ngo kumango ari i Remera, bahoze mu kunzu yanjye Kanyarengwe. Baba ariho bahurira. Uwo papa wawe muri 1994 nawe yari yihishe, yakoraga iki? We yari umusirikare. Yari umusirikare w'izihe ngabo? Za RPF. Uwo mwana w'umukobwa amutera inda muri icyo gihe cy'intambara? Oya, bo we ngo yaramufashe amujyana kwa mushiki wa papa. Basa nk'ababanyeho, ariko papa wese akomeza mu kurwana, ariko mama we yambyaye abaho ngaho kwa mushiki wa papa aho bita i Kabuye. Bambyariye CHK, ariko no bavuye kuntwara CHK. Barangije mama wanjye arongera ararwara, bamusubizayo. Noneho ageze CHK aza gupfirayo, ariko ababyeyi ba mama niho baje kumutwarira. Baje kumutwara batega, ariko kaka wanjye byara papa we yarari niwe watanze itangazo amenyesha ngo ababyeyi ba Mukagasana Françoise, mama wanjye ngo uvuka mu karere ka Muhanga igihe yari komine Nyamabuye. Noneho ababyeyi be nibo baje kaka agiye gusubirayo kumureba, asanga ababyeyi baramutwaye, basiga babwira uburuhukiro ngo abagira neza batwaye uwo mwana bazagaruke batumenyesha aho ari tuze kumutwara. Noneho nyuma yaho yongeye acishaho itangazo, baza kuntwara bansanga mu Kabuye, ariko kaka wanjye we yanga ko aranyimana, aravuga ati twese umwana ni uwacu, muza kumusura. Guhera icyo gihe rero ntabwo bongeye kubabona, kandi ngo na mukecuru ngo amazina kaka wanjye byara papa wanjye ngo amazina yabo yarayibagiwe. Baje gutwara umurambo wa mama wawe muri CHK, basize amazina yabo. Ayo mazina yabo yanditse mu gitabo cya CHK. Umuntu uvanye umurambo muri morgue ya CHK yandika amazina ye, akavuga uwo ari we. Aho ngaho ayo mazina ya mbere niho ari. Ahandi hari amazina y'ababyeyi ba mama wawe ni ku itangazo ryatanzwe kuri Radiyo Rwanda. Radiyo Rwanda ifite akamenyero keza ko kwandika amazina y'umuntu wese utanze itangazo. Ugiye mu gitabo cy'ibyahise kuri Radiyo Rwanda ugatanga itariki nyayo y'igihe mama wawe yitabye Imana, bareba muri icyo gihe, muri icyo cyumweru, ukarebamo neza ukabona abantu bamenyeshwaga yuko umwana wabo witwa Mukagasana Françoise yitabye Imana. Iyo niyo nzira ya mbere nakugiraho inama wowe Aroni Mutangana. Ya kabiri niyo kwitabaza nk'uko abikoze Agasaro Kaburaga, kugira ngo turebe aho ba sogokuru wawe na ba nyogokuru wawe baba baherereye mu karere ka Muhanga. Hari andi makuru waba ufite y'ahantu baba bari uretse gusa kuvuga
muri Muhanga ni nini? Ni Muhanga ngo muri komine ya Mushubati aho ngaho, ntabwo niko papa wanjye yambwiye ngo niko mama yamubwiye. Ariko se papa wawe we ari hehe ubu ngubu magingo aya? Papa wanjye atuye muri Gatsibo aho bita Kiramuruzi. Iyo umubwiye gahunda ufite yo gushaka kumenya aho ukomoka, ndashaka kuvuga ku ruhande rwa mama wawe, abyakira ate? We abyakira, we arambwira ngo mama wanjye ntabwo bigeze babana igihe kinini. Mama wanjye ntabwo yigeze amubwira amateka menshi yihariye kuri we, ntabwo wabyibuka. Cyokora ngo ibyo yibuka niko iwabo ngo ari iwabo ari muri komine ya Mushubati mu karere ka Muhanga. Gusa wowe yamusanze ngo yihishe mu mujyi wa Kigali, gusa n'ayo makuru muri make ambwira nabirambuye ashaka. Yamusanze yihishe ahantu, hanyuma amubyaraho umwana ntiyamumenya, babana igihe gitoya. Yigeze akubwira uwo mwana w'umukobwa imyaka yari afite icyo gihe? Ntabwo yigeze abimbwira, kuko umukecuru wanjye mama wa papa ari we kaka wanjye, we yavuye muri Kongo asanga mama wanjye ari aho ngaho i Kigali. Bamenya nawe ntabwo bameranye igihe kinini, basanze kaka wanjye we yasanze igihe cyo kumbyara cyegereje. Nawe ntabwo bamaranye igihe kinini cyane, kuko iyo babana baza kumarana igihe kinini waba yaramubwiye n'imyaka icyo gihe yari afite. Ntabwo wigeze umenya niba yari umunyeshuri, aho yigaga, ikigo yigagamo? We yamubwiye, we ntabwo njye nigeze menya, kuko yambwiye, kuko amakuru mfite ubu ngubu yavuga ngo yigaga mu wa 5 segonderi mu ishami ry'ubuganga. Mu ishami ry'ubuganga i Kigali. Hanyuma ahungira i Remera. Ushobora kuba yarigaga hafi aho ngaho i Remera, kuko niho ngo yasanze bihishe mu mazu yaho we kwa Kanyarengwe, hafi aho ngaho ngo y'amazu ya Kanyarengwe yaho yarari. Hanyuma aracyari umusirikare papa wawe, cyangwa ubusirikare yabuvuyemo? Yakivuyemo, ntabwo akiri umusirikare. Ufite imyaka 25, umaze kuba umusore uciye ubwenge. Wigeze ugerageza gushakisha ngo umenye iryo shuri ry'ubuganga ryari hafi aho ngaho mama wawe yigagamo muri 1994 ageze mu mwaka wa 5? Iryo shuri uramutse umenya aho iryo shuri ry'ubuganga ukajyayo ukabaza abana bigaga muri 1994 muri iryo shuri, ukareba mu gitabo cy'abanyeshuri bari bageze mu mwaka wa 5, wasangamo izina rya mama wawe, ukareba niba ibitabo by'iryo shuri bikiriho. Ukora ko hari aho ibitabo bimwe na bimwe byazimiye kubera intambara, birumvikana, ariko baramutse babifite bakubwira ababyeyi b'uwo mwana Mukagasana Françoise. Iyo niyo nzira ya 4 nguhaye mu gihe tugishakisha kugira ngo turebe niba twabimenya mbere, nawe twafatanya ukareba muri izo nzira nakubwiye. Hagati aho ngikwibutse nakubwiye yuko inzira ya mbere ari ukurebera mu gitabo cyo kuri CHK, aho bandikaga abantu bose baje kuhabyarira, kandi bandikaga n'abantu baje gutwara abitabye Imana mu gitabo cya morgue. Ahandi warebera hatanzwe itangazo ryo kubika ni kuri Radio Rwanda. Ahandi ha gatatu nakubwiraga ni ukureba muri iryo shuri ry'ubuganga aho Mukagasana Françoise avuga ko yiga mwaka wa 5, aho naho byatuma umenya vuba uko ababyeyi be bitwaga. Inzira ya 4 rero ya nyuma ni inzira y'Agasaro Kaburaga, tugiye kugufasha kureba uko wabona ababyeyi bawe, niba bari koko muri Muhanga, niba bari mu cyahoze ari komine Mushubati ni muri Gitarama. Waba wese yaragize umwana witwa Françoise Mukagasana wigaga i Kigali muri 1994, witabye Imana muri za 1996 ku bitaro by'i Kigali. Icyo gihe yaza hano ku Gasaro Kaburaga. Aroni Mutangana, ndagushimiye cyane kuba warihanganye ugategereza. Iki ni ikiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga. Ugire amahoro y'Imana. Murakoze.
nanjye nitegereza Imana ibyo ibaho umugisha mu kwitanga kwanyu. Uwiteka ajya abarinda kugira ngo mubashe ibyo ibaho umugisha. Mbese nta kindi umuntu yabasabira nijoro kugira ngo Uwiteka Imana azabaho ijoro. Ni ukuri murakoze, ni ukuri. urakoze cyane. Agasaro kaburaga kabonetse. Kubera ko ijwi ry'Amerika isigaye ari radiyo mukurikira muri mu ngo zanyu, muri buri rugo, buri wese wabuze uwe yifuza kumenya aho yaba aherereye, kubera ko biborohera kutugeraho mudusangiza amakuru. Nguko uko twamenye aho umuryango wa Mutangana uherereye. Pamphile Akimana ni nyirarume, atuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange mu mudugudu wa Vugo. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Yego murakoze cyane. Pamphile Akimana, waranyandikiye umbwira yuko umwana waje hano mu kiganiro ashakisha umuryango we witwa Aroni Mutangana ari uwanyu. Mbwira muri make mupfana iki? Umwana Mutangana Aroni ni mwishwa wanjye, avuka kuri mushiki wacu w'imfura tuvukana bwite. Muri make y'ukuntu yaje kuvuga n'ukuntu twaje kuyoberwa imibereho y'uko yagenze. Mbese intambara yari ikirangira yo muri 1994. Ahubwo abantu bari bagitahuka, abari baturutse za Kongo, batararenze igihugu, baturuka za Kibuye, abari barahungiye hagati mbese mu gihugu batari bariyestareza ngo basubire mu ngo zabo cyangwa aho baturutse. Yego. Nibwo yagiye i Kigali. Yagiye i Kigali asanzeyo data wacu nawe wari ugiye vuba ku Kacyiru, mbese ku buryo yagiye nko kurangura. Igihe twakoranaga ubucuruzi butoya buciriritse nk'abantu bari bavuye mu ntambara, bari mu ntambara. Noneho twumvikana ko agiye kurangura utuntu two gucuruza i Kigali. Yego. Ariko agenda asanga abantu bari baturutse, data wacu yari ariyo n'abandi baturanyi bari batuye ku Kacyiru. Aragenda agezeyo nk'umukobwa wari ugeze mu mujyi bwa mbere, nibwo yakigerayo umujyi uramuryoha, agumayo, yigumira kwa data wacu. Ubwo rero ngaho kwa data wacu niho yaje guhurira n'umugabo n'umusore wari umusirikare. Barakundana, baramenyana, baza kugira ubwo amutera inda. Ariko muri icyo gihe cyo kumutera inda, umugabo yandikiye urwandiko iwacu, yakwandikiye urwandiko mu rugo avuga ko ati umwana wanyu ati twahuye turakundana, ati none ubu turabana, ati turi kumwe, ati ndimo guteganya kuzaza kubasura. Nibwo nabonye ko yanditse izina rya se, ndarwibuka kuko narabonye ko nanjye primaire ndi umuntu uzi gusoma njya kuba mukuru, ko yitwaga Gatera. Irindi ryo ntabwo ngibuka. Ubwo rero nyuma yaje gutwara nyine inda, barabana, sinzi niba barabanye, ariko yagiye kujya yashika kubyara. Ageze abyara neza, ataha iwabo mu muryango. Ageze mu rugo agira ikibazo cyo kubyimba inda, sinzi ibibazo byo biteye ko ahita abyimba inda, akiva mu bitaro neza muri Cyashika. Bahita bamusubiza mu bitaro kuri Cyashika, ageze ahita yitaba Imana. Apfuye itangazo ritumenyesha Mukagasana Françoise yaguye mu bitaro bya Cyashika amaze kubyara, ati bene we nyine waze gutwara umurambo. Ubwo duhita tugenda, dufite abantu bacu bari i Kigali, badufasha kuzana umurambo, turazana Igitarama, turawushyingura. Hashize iminsi mikeya, igihe gitoya, bacu basubiye kuko bari bamenye neza aho yari atuye, kwa sebukwe, kwa nyirabukwe bari babonanye aho ngaho, baje gutwara umurambo. Basubira kujya kureba wa mwana kugira ngo barebe niba yarabayeho cyangwa se ubuzima uko bumeze, kugira ngo bamenye neza na ba mwana wabo. Baragenda basanga umwana ariho aranywa amata, basiga imyirondoro neza, adresse yacu ko Igitarama Nyarusange, mbese imyirondoro yose, nta telefone zari ziriho, ntazo bari banafite, bari abasaza b'abaturage. Bavuga bati muzaze mutware ku mwana amenye umuryango, namwe mudusure tumenyane. Turategereza ko bazaza gusura cyangwa gutwereka umwana, turaheba burundu. Kuva icyo gihe rero kugera mw'iki muri 2022 rwose iyi minsi turimo, nta kandi gakuru k'uwo mwana twigeze tumenya, twabimenya yuko atayitangaza ku Ijwi ry'Amerika. None se igihe naguhamagaye nkubwira nti umwana wanyu arahari, ariko nawe umbwira uti umwana wacu ni mwebwe mwamurangishije anyuze aho ngaho ku Ijwi ry'Amerika,
kumva umuntu waje kukubwira bwa mbere ati umwana namwumvise, umwana wanyu wa Mukagasana ariho, mu muryango mwabifashe mute? twabanje kumva yuko wenda ari ukwitiranya amazina, gusa icyizere tukakigira ko umuntu wabitubwiye wa mbere ni umwitwa Nahayo Viateur kandi afite umukobwa wiganye neza muri primaire yose na Mukagasana François duturanye hafi. Yego. Kandi yari azi neza uko byagenze, uko yagiye i Kigali, uko yatwaye inda, uko yitabye Imana akimara kubyara, ayo makuru yose yari ayazi. Ubwo yatubwiye dutese koko nibyo, ati rwose nibyo sinabikurikiye, ati yavuze ko yitwa Aroni, yavuze yuko yavuze mbese nyine yabitubwira byose. Nubwo nashatse nomero y'umuntu umwe nandikiye, kugeza ubwo noneho ejo neza byatunganye neza n'imufoto nayo nyabonye nsanga rwose neza n'isura yacu. None se ngaho rero mbwira, mu muryango ubu ngubu ibyishimo bihari ni ibihe? Umwana mwamubonye, mwamuvugishije, bimeze gute mu muryango? Wambwiye yuko sekuru atakiriho yitabye Imana, nyirakuru yakiriye gute umwuzukuru we mu muryango? Nyirakuru kimaze kumumenyesha iyo nkuru, tumaze kumva yuko umwana yatanze ikiganiro kuri ry'Amerika, yahise abishinga aravuga ati rwose umwana wanjye gerageza ukoreshe dore kwandika, warize uragerageza wandikire Ijwi ry'Amerika, ushakashake muzabone rwose umwuzukuru wanjye. Nanjye nkaza yamubwiye ngo ntagerageze ndimo kwandika no Ijwi ry'Amerika, bambwiye ko nzategereza bakampamagara buri mugoroba ku kazi, akaza kundeba buri gitondo njya mu kazi, ari uko amaze kumbaza ati navuganye byagenze gute. Yego. Gusa ejo tumaze kuvugana na Aroni, nahise mbimumenyesha ntamubwiye murumuna wanjye babana mu rugo, ndayimubwira, barigaragura umunsi igiti cyavoka arigaragura cyane ati uwo mwana nzamubona ne. Gusa ikibazo cyaje kuvuka, yari afite ba mwana we kwa sebukwe w'umuhungu we, bari bafite ubukwe baje gukwa umukobwa wabo. Yambwiye ati ndajya mu bukwe ariko saa moya, ubwira Aroni yuko saa moya zuzuye mba nageze mu rugo tukavugana neza kumva n'ijwi rye ry'umwuzukuru wanjye. Gusa icyago twagize ni uko bagiye mu bukwe barasezera, bakanga kubarekura, narinze bwije bigera saa 3 utaryaza mu rugo, nabwo rwose mukecuru ihangane, Aroni aragushaka, muri ubwo ni saa moya z'uyu munsi bwa nimugoroba. Nawe mu gitondo yategereje, yambwiye ati wagiye wenda ugasiba akazi ukamumpa tukavugana. Ndavugana reka ntacyo, gahunda ni ya saa moya z'umugoroba, ntacyo ndajya kwa mukecuru mahe muvugane. Masenge nahisemo nomero ze, yabavuganye nk'isaha yose, mukuru wanjye w'i Kigali bavuganye, murumuna wanjye w'i Kigali bavuganye, abandi bose bavuze ko umunsi bamufashaka amayinite ahageze bakavugana nawe yisanzuye, hasigaye tugatanga uburyo azaza mu muryango tukamwakira. Ni byiza cyane. Akimana Pamphile, ndagushimiye cyane kandi mbifurije mwese mu muryango wanyu kwakira uyu mwana Aroni, ukamuha ibyishimo yari akeneye, mukamuha ineza yifuzaga. Nongere ngushimire ubwizige, ngushimire kuba utaracitse intege, nawe ugakomeza kunshaka kandi tukabonana tugasangira aya makuru meza. Ukomeze ube umwambari w'Ijwi ry'Amerika, utubere ambasaderi. Murakoze cyane rwose. Ubu ngubu abantu bose barimo kumbaza bati tubwire ko nabonye nomero, tubwire ko muvugana rwose. Ubu ngubu nzaba ambasaderi kandi n'abashimira Ijwi ry'Amerika kuko mwankoreye ibintu. Umusaza wanjye yitabye Imana avuga ati mwana wanjye rwose, umwana wanjye naza mukamubona muzamukore ibyo nagomba kumukorera byose, kandi nayimubwiye Aronije ko ibyo yagomba gukorerwa byose n'umuryango twiteguye kubimukorera. Yari akeneye kumenya ko afite undi muryango. Ngaho rero ukomere, ugire akazi keza, n'uwo mukecuru umunsi uhurize mubwira uti Ijwi ry'Amerika rirabakunda kandi ni mwebwe ribereyeho. Murakoze cyane rwose, turabashimiye. Agasaro Kaburaga karabonetse, Agasaro Kaburaga karabonetse. Ndifuza kwakira muri aka kanya Aroni Mutangana, warayibungutse umuryango, akabona nyirakuru, nyina wabo na base wabo, nguyu nawe mu kiganiro.
yego murakoze namwe. waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushakisha umuryango wawe, naguhaye amakuru y'umuryango wawe, nagira ngo nkubaze urumva umeze ute ubu ngubu tuvugana umaze kubona umuryango wawe? Mba nishimye cyane, ndanezererwa, numva bamaru, numva bakaka, numva mama wacu n'umwe, mbese byari ibyishimo, numvaga banyishimiye, bishimiye kumenya hagati y'imyaka 27 batari banze, nabumvaga ko nakiriho, mbese byari ibyishimo muri make. Ijambo nka nyogokuru wawe yakubwiye ukumva ari kwibukije umubyeyi wawe utigeze umenya, nibutsa wumva ijwi ry'Amerika ko yitabye Imana akimara kukwibaruka, ijambo yakubwiye ryamukwibukije n'irihe? Twavuganye aravuga ngo mama niwe wari mukuru, niwe wari imfura nsize n'umwana mutoya w'iminsi 3, nuko ariko numvisha nganiriza, numva ikaze mu muryango wabo nk'umuntu umwana we barabuze batakimenya amakuru ye. Umaze kuvugana na nyokorome Akimana Pamphile, ukumva kubwira ati ndi musaza wa mama wawe, yari imfura iwacu nk'uko umukecuru yabikubwiye, uko wumvise umwanya wawe baguha mu muryango ari umwanya umeze ute? Mbese ni nk'umwami, ni nk'ubona ikaze, banyishimiye, yaba ari abaturanyi, muri famiye, barumunabe, bakuru be, numvaga banyishimiye cyane aho ngo ninze no kubageraho ngo bambone, numvaga muri make banyishimiye cyane. Mwakoranye gahunda ko muzabonana mu minsi ya vuba? Ko tuzabonana vuba nabibabwiye. Wowe nta minsi myinshi yarishize uje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nguhamagaye nkakubwira nti ngufitiye amakuru meza, nkakubwira ko umuryango wawe wabonetse, sangiza abumva ijwi ry'Amerika. Uretse ibyo byishimo wambwiraga mu kanya uti nishimye ndumva ndi mu bicu, ariko kumva inkuru nyuma y'imyaka 27 ukumva ko ufite umuryango wari umaze iyo myaka yose uri nyakamwe, wabyakiriye ute Mutangana? Nabyakiriye neza, numva ni inzozi, mbese buri ukuntu nashimira ijwi ry'Amerika, mwarakoze cyane, narataye icyizere ko nzababona, ariko Imana burya niyo nkuru kandi ibyo yavuze izabisohoza. Ni ukuri narishimye cyane, nabuze n'icyo n'uburyo nabivuga byo gushimira ijwi ry'Amerika. Ni ukuri mwambereye ababyeyi, mumbera ubuvugizi bwiza. Ikintu kimwe nashishikariza abantu ry'Amerika niko bayigana bakayisonga, irakora cyane kandi ndamaze kubibona. Nari umuntu nemera ko bibaho, ariko ubu nabibonye, ibyishimo byandenze cyane. Aroni Mutangana, ndagushimiye cyane, ukomeze ube ambasaderi w'ijwi ry'Amerika, kandi uzafashe n'abandi bana badafite ababyeyi kubabona, ubwo ubaye umwe mu bazakomeza nawe kumfasha kugira ngo ushobore gufasha n'abandi. Yego nzabikora, uzaza nkeneye ubufasha kugira ngo abagereho, nzabibakorera rwose, kugira ngo umvanye hagati y'imyaka 27, sinzi ukuntu ndi gupanga abantu kugira ngo tuzajye n'umuryango mugari bambone, gusa nibwo ndi kuzabona kubaho, nibwo ndi kuvuka ubu ngubu, ntabwo wamenya kumva uburyo nishimiyemo cyane. komeza wishime unezerwe, ndakwifuriza ibyishimo birenze kandi bifuzaga muri myaka 27 ishize, ndabikwifurije nkomeje. Ngaho rero ugira amahoro. Yego namwe murakoze. Agasaro Kaburaga. Bamwe muri mwe mwumva ijwi ry'Amerika muribaza muti byagenze bite kugira ngo umuryango wa nyakwigendera Mukagasana ntubaririze ngo ushaka umwana asize? Abandi muti mbese kwa sebukwe wa Mukagasana byabagendekeye bite? Nahamagaye
ababyeyi bareze Aroni Mutangana batuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Miyove mu kagari ka Mubuga mu mudugudu wa Kacyiru. Nitabwe n'umusaza Karasira Karori, muhikaze ku Ijwi ry'Amerika. rwose murakoze namwe. Aho ngaho Igicumbi mumeze gute? Mumeze neza? Akazuba karava, turaho, ndabona nta kibazo rwose n'iterambere riturimo. Ni byiza cyane. Wa mubyeyi we rero nari mbahamagaye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kubera umwuzukuru wanyu Aroni Mutangana yaje hano mu kiganiro turaganira, arambwira ati wamfashije nkamenya undi muryango wanjye, nkamenya aho mama yakomokaga. Nagira ngo nkubwire ko nabikoze, ntabasabye uruhushya ariko narabikoze nk'uko umwana yabinsabye. Umuryango ndawumubonera, ndawubona, ndababwira, ndabahuza. Niyo nkuru ya mbere ngira ngo nkubwire. Mwarakoze rwose, ahubwo se ikibazo gihari ni uguhura kugira ngo duhure tumenye tubonane. Rwose muzahura, ibyo nzabibafashamo. Ahubwo nagira ngo nkubaze, umwana yambwiye yuko hashize imyaka 27 yambwiye ibyago byabaye mukabura umukazana, akabura umubyeyi akiri mutoya, ukuntu batabaye, hanyuma kuva icyo gihe ntibongera kumenya irengero ryanyu, ntimwamenye irengero ryabo. Byagenze gute kugira ngo ntimwongere kubonana na ba mwana, ntimumenye amakuru yabo? Maze rero Karame. umva Venuste. Karame. Umukecuru ariwe madamu wanjye. Yego. niwe bahaye uwo mwana nyine kuko ari umwuzukuru we. Ubwo urumva reka muguhe muvugane, akubwira uko byagenze, ndumva byadufasha twese. Yego, wampaye inka. Nguwo rero none. Murakoze cyane. Muraho wa mubyeyi we? Muraho neza. Amakuru yanyu? Ni meza. None nari ndimo mbaza uwo mutware wanyu, nari mbanje kumuha inkuru nziza, mwamenye yuko Aroni Mutangana yabonye undi muryango, ariko mpitamubaza ntibyagenze gute kugira ngo hashire imyaka yose mutazi amakuru yo kwa ba mwana. Byagenze gute? Umwana yaravutse. Yego. Ubwo umwana avutse avukira se hashika. Noneho ntabwo twari tuzi ababyeyi b'uwo mukobwa. Noneho arapfa, amaze gupfa tugiye kumushyingura dusanga baramujyanye, twaratanze itangazo. Ariko barongera nabo basiga batumye bati uwo mugira neza ufite uwo mwana azongera atanga itangazo tuze tumujyane. Urabyumva? Ndabyumva. Noneho ubwo itangazo turongera turaritanga. Ababyeyi b'uwo mukobwa umubyeyi w'umugore n'umugabo basanga umwana afashwe neza, bati twari tuje kumujyana, ariko rero umwana n'uwacu twese, ni nanjye nimumumaye byaba byiza, bati mugumane. Ubwo rero umwana namugumanye gutyo, ntabwo kura ngo tuvugane. Umwana bikamubabaza ati nshaka kugira ngo menye ba sogokuru n'abanyogokuru. Ubwo nibwo rero yashakishije ku Gasaro. Noneho ubwo ku mugoroba nibwo yatubwiye ati bambwiye inkuru nziza. Ariko abo baraje turabonana, duhurira ahantu. Noneho nibwo bampaye uwo mwana, ndamugumana, ndamurera, n'ubu n'iyi saha turi kumwe. None se ko Mutangana abonye umuryango wo ku ruhande rwa nyina, hari gahunda mwaba mufite yo kugira ngo namwe muzongere mubonane na ba mwana? Icyo dushaka, yego, turashaka kugira ngo wa mubyeyi wa nyina wa Mukagasana, ariko numvishe ko umugabo we yapfuye ngo ari uriho. Noneho rero uwo mubyeyi wa nyina wa Mukagasana nifuza yuko twahura tukaganira nk'uko n'ubundi twahuriye ahantu turaganira. Umwana niho bamumpereye. Noneho icyo nifuza ni uko twahura nanone tukongera tukaganira ibyo twaganiye icyo gihe, mukongera mugahuza urugwiro nk'ababyeyi. Yego. N'umwana nyine nawe akabona nyirakuru
mbese bibaye byiza ntabwo turi kure cyane, turi no ku muhanda. Yego. Baza bakatureba cyangwa se natwe bakatubwira aho bahereye tukaba twanajyayo. None se ariko ntabwo ari i Masaka kuko bavugaga ko uwo Mukagatani waba ari igitaramo. umwana wawe Aroni aje akakubwira ati nagiye ku Ijwi ry'Amerika, nagiye gushakisha undi muryango, birumvikana wabimushyigikiyemo nawe warabishakaga, ariko se agarutse akakubwira ati bampamagaye bambwira yuko bagiye kunyereka umuryango wanjye, nkawe wabyakiriye uti? yewe nabyakiriye neza, twarishimye cyane, turavuga ngo bari abantu rwose ni abantu beza cyane bazi gukurikirana ibintu bakabishyira ku murongo. Byaradushimishije, n'ubu duhuye n'abo ngabo rwose nabwo byadufasha bikadushimisha, umwana akabona umuryango natwe tukabona umuryango wacu. Wa mubyeyi we rero nagira ngo mfate kano kanya ngushimire ababyeyi mwese murera mukarera Imana mukarerera u Rwanda. Iyo mbonye akanya ko kuganira namwe, tubonye umwana duhojeje tumuboneye undi muryango, mboneraho nkabashimira mbikuye ku mutima. Ubutwari mugira kurera umwana ntibyoroha, mukamukuza akaba umugabo. Nagira ngo rero ngushimire n'uwo mutware wawe umushimirire, ubabwire ko Ijwi ry'Amerika ribashimiye kandi ribashyigikiye mu kuntu murera abana banyu murerera u Rwanda n'Imana. Ni byiza cyane, ni ukuri. Yewe natwe twarabashimye, yarabitubwiye, natwe turishima. Mana mukomereze aho rwose, mujye muhuza abantu baburanye. Yewe nta kintu mutakoze, nta n'icyo mutanakora. Imana ijye ibaha umugisha rwose, ijye ibaha umugisha, mukorere igihugu. Urakoze cyane, namwe mugire umunsi mwiza. Namwe mugire umunsi mwiza, ni ukuri mukomeze uwo murongo. Mana uwo mukecuru nimubona, Mana we tukavugana tukaganira, bizadushimisha nawe kandi azishima. Yego, nawe azishima. Umwana namureze neza kandi narireraga, nawe n'uwanjye namureze neza, n'umwana mwiza cyane. Ndamuzi Aroni, iyo tuganiriye numva afite ubupfura bushamaje cyane rwose. Imana ijye ibarinda. Murakoze cyane, namwe mukomere mugire amahoro. Yego. Uwo ni Eugenia Mukangira, umufasha w'umusaza Karasira Karori, bafatanije bombi kurera umwana Aroni Mutangana. Eugenia Mukangira birumvikana ni nyirakuru wa Aroni, akaba abyara papa we Butera. Aroni Mutangana abonye umuryango, mwabyumvise, ababyeyi be barifuza kongera kubonana no kwa ba mwana, bakagirana urugwiro, bagasurana. Nahamagaye i Muhanga nitabwa na nyina wa nyakwigendera Mukagasana, yitwa Mukandori Mariana, ari mu kiganiro, atuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange mu mudugudu wa Vugo. Alo. Wa mubyeyi we muraho? Ndaho. Ni Mukandori Mariana tuvugana? Ye niwe. Jewe nitwa Venuste Nshimiyimana, ndi hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ye. Nari mbahamagaye buri gihe ngenzwa n'ineza, nari nzanye inkuru nziza y'umwuzukuru wanyu Aroni Mutangana. Yaje hano mu kiganiro turaganira, ambwira tuzanshakira umuryango. None rero inkuru n'impamo, umwuzukuru wawe nyuma y'imyaka 27 uramubonye. Namubonye. None wamwakiriye ute? Iyo nkuru yakugeze ku mutima kurihangana iki mubyeyi? Nishimye cyane, narize. Ibyishimo byansabye ndarira rwose, ariko ndizwa n'ibyishimo atari ukubabara. Birumvikana. Nk'umubyeyi wabyaye ukagira gutyo, ukabona Mukagasana gucitsa akiri muto, ariko akagusigira akantu k'agahungu, nako ukabona imyaka nk'iyo utakabona. Ndifuza kumva, uretse iyo marira y'ibyishimo warize, iki gihe cyose wakimaze ufite igishyika kimeze gute? Nari mfite igishyika cyane, kuko sinari nzi yuko akinariho. Nari nzi ko atakinariho, kuko twarashakishije turamubura. Ubwo baraduhamagaye bati yapfuye kandi aguye muri siyashika.
ubwo twihutiye kujya gufata umurambo. Yego. Umurambo twarawuzanye turamushyingura. Tumaze kumushyingura rero ubwo twamaze umunsi umwe dusubira kureba n'umwana. Ni kuko baduhamagaraga baturangira ko ari ahantu ikabuye ariho uruhinja ruri. Yego. Ubwo twagiye tuyoboza tubona tubagezeho. Uruhinja twararubonye ari rwiza rukuze, barureresha amata ya kigozi. Ubwo rero baratubwiye bati ntabwo umwana mumujyana nonaha, bati muduhe derese noneho natwe tuzaza n'umwana tumwereke umuryango. Ubwo twategereje igihe gitoya tubona ntibaje, umusaza arongera asubira yarashakisha noneho ntiyanababona. Turongera turategereza arongera asubirayo araheba, noneho turavuga duti yewe wa mwana umenya yarapfuye atakiriho, turabyihorera gusa tugira ku gahinda ariko tuyoberwa inkuru ye. Ariko igihe mwahuraga n'uwo muryango mugahura no kwa Karasira, umusaza yitwa Karasira, hanyuma umufasha wakitwa Mukangira, nibo basigaranye umwana, muhura mwaraganiriye barababwira bati uyu mwana turamusigaranye tumukuze, mwemera kuhamusiga. Nyuma nuko mwasubiyeyo mukababura uko mubigenza, ariko nta yindi nabi yabayemo, nta kindi nuko mwababuze gusa. Nta kundi twashoboye gushakisha nyine, kuko twari tutegereje turababura, twaravuze ati wa mwana yenda ntakiri, kuko twabahaye derese kandi ntibaza. Nagira ngo nkubwire rero yuko navuganye nabo mu kanya rwose, navuganaga na Karasira, navuganye na Mukangira, n'abantu bifuza kubabona vuba, nabo bishimiye yuko muriho, bamenya amakuru yuko umufasha wawe amaze imyaka mike yatabarutse, ariko baravuga bati turifuza kubona uwo mubyeyi usigaye, umwana twamureze neza, twamureze tumubwira ko tutazi aho umuryango uri, twishimiye ko abonye umuryango, turifuza kubabona. Bantumye bati ubabwire ko dushaka kubabona, dutuye hano ku muhanda, bazaze batubwira aho bari natwe tuzaze, turashaka kongera kubakira uyu mwana umuryango, tugahura tugasabana. Nawe nicyo kintu wumva kikuri ku mutima wifuza gukora? Cyane ndishima, sinzi ukuntu numva rwose n'ubu bimeze. Uzishima nubabona mukahoberana nka ba mwana mukongera mukaganira? Cyane n'umwana twavuganye mu gitondo. Yego. Twavuganye, yambwiye ko yishimye cyane kuba yabavugishije mwese, nicyo kintu cyari ikimuri ku mutima, nubwo bwose atazashobora kubona sekuru, ariko mvugana na Imana yambwiye yuko sekuru yatabarutse agishaka kubona uwo mwuzukuru aho ari. Imana ikomeze mu iruhuko ridashira, ubwo nawe azishima uko uwo mwana ageze mu gicumbi cye. Niba bishoboka wa mubyeyi we, hari umwana w'umukobwa wasigaranye nyuma ya Mukagasana amaze gutabaruka, wabyaye undi, hari abayisenga ya senta ari hafi aho ngaho, ndashaka kumubaza. Turi kumwe. Wamumpa gato? Turi kumwe ngaho ngo Karame. Abayisenga uraho? Yego. Uri hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. None wowe wakiriye gute buriya Aroni ni mubyara wawe? Buriya Aroni mupfana iki? Ndi nyina wabo. Aroni buriya ni uri nyina wabo, rero wabonye umwana ubereye nyina wabo, uri murumuna wa nyina, uri murumuna wa Mukagasana. None kuba wabonye umwana ubereye nyina wabo, ndagira ngo umbwire ukuntu we wabyakiriye. Ni wowe mutoyi wanyu, wabyakiriye ute? Ega manza ntanga impundu. Nishimye sinabona uko mbikubwira.
mu muryango wose twabyishimiye, yampamagaye twavuganye rwose, twamwakire, twamuhaye impundu, twamuhaye ikaze. Mwamuhaye ikaze cyane rwose, mu muryango arisanga, ni karibu. Papa wawe mbere yuko yitaba Imana yaravuze ati uyu mwana naramuka abonetse muzamufate nk'umwami mu rugo rwanjye, mwiteguye kuzamwimakaza? Nuko ntacyo tuzamukorera, tuzamufata neza nk'umwana wacu kuko dusanze mu muryango. N'ikaze rwose, tuzamufata neza. Namuze yitabye Imana amushaka pe, twari twaramuhebye. Kumva yaranyuze ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo mushobore kumubona, bababwiye yuko bamwumvise ku Ijwi ry'Amerika, mwumvise mumeze gute? Mwaravuze muti turarota, nibyo mwabifashe mute? Rwose byabanje nko kutubera urujijo, twumva ni inzozi. Abantu bose bumvise ikiganiro bakaduhamagara, tuza kubyemera, naho tuza guhamagara turashakisha. Abayisenga rero urakoze cyane, ubonye umuhungu aho Mukagasana atari, uzahamubere, aho papa wawe atari naho uzahamubere, ushyire mu ngiro icyo yakuraze. Nagira ngo ngusezereho ngushimira kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ariko musigaranye umunota umwe, ndagira ngo umpe na Kasiyani Ndashimye niba ari hafi nawe musuhuze, mumpe niba ari hafi. Yego. Kasiyani Ndashimye uraho? Ndaho. Uri mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nawe wabonye umuhungu Aroni Mutangana, uzamwakira ute? Nzamwakira neza rwose, n'ibyishimo byinshi n'ubwuzu bwinshi cyane. Twishimye mu myaka 20 bishize twarayoboye amakuru ye, ugasanga abaturage baratubaza bati agakuru ka mwana wa nyakwigendera, tugahera mu gihirahiro tukumva ko umuntu atakiriho, ariko n'ibyishimo birenze twagize ku buryo butangaje cyane rwose. Tunashimira Ijwi ry'Amerika kuba ibashije kuduhuza n'uyu muvandimwe wacu kwitwara wese. Ntabwo twakira ko yabakiriho. Ariko rero mwitegure kumwakira. Kasiyani Ndashimye, ndagushimiye cyane, ni wowe ushoje kino kiganiro Agasaro Kaburaga. Unshimirire ab'umuryango bawe bose bari aho ngaho iruhande rwawe, ari abayisenga ya Senta, ari Pamphile Akimana na mama wanyu Mariana Mukandori. Mwese ndabashimiye cyane kuba mwaje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga. Mugire umunsi mwiza. Yego, namwe murakoze cyane. Agasaro Kaburaga karabonetse. Agasaro Kaburaga karabonetse. Aha niwe dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mbashimire mwese abakomeje kumpamagara ubutitsa mumpa amakuru, abandi musaba kubafasha kugira ngo musubize ku runigi udusaro twakorotseho tutagomba, abashigajwe inyuma n'amateka bari mu Kinigi. Ubutumwa bwanyu bw'urukundo mufitiye ikiganiro Agasaro Kaburaga n'Ijwi ry'Amerika bwatugezeho. Mu izina rya bagenzi banjye bose ndabashimiye. Akaririmbo mwatuye Ijwi ry'Amerika niko dusojerejeho. Ngaho rero mwese abakunda Ijwi ry'Amerika n'ikiganiro Agasaro Kaburaga nakagaruka, naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Itugeza makuru kugiye kandi